Mu myaka irenga 50 amaze mu muziki, Lionel Richie yahinduye isi y'umuziki w'ubwise n'amarangamutima. Uyu muhanzi waturutse mu gace kitwa Itiskan muri Alabama yaciye inzira itoroshye agera ku rwego rw'ikirenga, ahinduka umwe mu bahanzi b'ibyamamare ku isi hose. Yubatse amateka adasanzwe muri R&B, soul na pop. Yandika indirimbo zavuze kijyana nka Hell All Night Long, Address Love na We Are The World yakunzwe cyane. Ariko se n'iki cyishe inyuma yanya amateka y'igihangange nk'iki cyangwa se ubuhangange? Ni gute yahanganye n'agahinda, ubusambanyi, kubabazwa n'urupfu rwa se, gutandukana n'abagore be bombi, ariko akongera akabyutsa izina rye uko bwije n'uko bukeye? Iyi ni inkuru y'umuntu waririmbye ibikomere bye agahindura amarira isoko y'umunezero ku isi. Iyi ni inkuru ya Lionel Richie, umunyabigwi mu ndirimbo, ariko kandi ni umuntu wabayeho mu byishimo n'ibikomere nk'abandi bose. Tegura umutima wawe, funga telefone y'akazi, fungura Chrome, kuko rwose inkuru izagutwara igihe n'amarangamutima. Mu gihe cy'imyaka irenga 50 nigeze kuvuga amaze akora umuziki, Lionel Richie yigeze gutwara ibihangano bye ku rwego rwo hejuru mu myaka yo mu 1980, aho yagize indirimbo 13 zakurikiranye zikagera mu 10 za mbere ku masaha ya pop. 5 muri zo ziza ku mwanya wa mbere. Murakaza neza ku rubuga rwacu rugari. Muri iki gice tugiye kurebera hamwe ubuzima butangaje bwa Lionel Richie bura mu ntangiriro zitoroshye kugera muri Tescan muri Alabama, kugera ubwo yazamukaga mu buryo budasanzwe akagera ku buhanzi buhanitse, harimo n'ibice bitari byiza yanyuzemo. Iyi ni inkuru rwose irabiryoshye. Nimuze mwicare neza mufate pop crown maze rwose mwishimire inkuru. Niba ukunda inkuru nk'izi zidasanzwe birumvikana urwacu, kandi subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona. Yego, Lionel Richie yavutse ku itariki ya 20 Kamena 1949 i Tucson muri leta ya Alabama. Ni umujyi wari usanzwe ubarizwamo umuryango wa Richie mu gihe rwose cy'ibisekuru bibiri bikurikirana. Yavuze mu muryango ukunda umuziki kandi wize. Papa yari umusirikare wahoze ari system ya Anna-Louise muri USA Army, naho mama we yari umwarimu. Akenshi Lionel yibaye mu rugo rwa sekuru na nyirakuru wa nyina, hafi cyane n'ishuri rikuru ry'amateka ryitwaga Tucson Institute, ubu ryitwa Tucson University. Nyirakuru yari umuhanga cyane mu gukina piano ya kera cyangwa se classical pianist, ari naho Lionel yakuye isomo ry'ibazi mu muziki n'abahanzi b'abahanga mu muziki wa gakondo w'abazungu. Saxophone mbere rwose yibonye nk'impano yahawe na nyirarume wari umuririmbyi wa jazz n'uyobora itsinda ry'abacuranzi. Lionel yaje kwimukira muri leta ya Lionel ari kumwe rwose n'umuryango we, aho yize muri Joliet East High School. Nyuma rwose yo kurangiza amashuri mu 1967 yagarutse muri Tucson Institute, aho yize ubukungu n'ibaruramari nk'umucuranzi wa saxophone, umwanditsi w'indirimbo ndetse rimwe na rimwe akanaririmba. Lionel yafatanyije n'abandi banyeshuri nka Thomas Cry na William King banashinga itsinda ryitwaga The Maestri mu 1968. Mu gihe bari muri iryo tsinda biyunze n'abandi bahanzi bo mu itsinda ryo kuri campus ryitwaga The Jazz, harimo rwose Andre Calhoun, Michelle Gilbert na Miriam Williams. Baje n'ubundi guhinduka The Countess, itsinda ryibandaga ku muziki wa Frank na Hayat cyangwa se Blue. Nawe Lionel yabaye umuhanzi mukuru nyuma yo gutsinda irushanwa ry'impano rihuza abanyeshuri ba Tucson. Batangiye guhabwa ubutumire bwinshi bwo kuririmba mu birori ndetse no mu bitaramo byabiraga mu mijyi igiye itandukanye yo muri Alabama. Abanyeshuri muri aka gace ka Tucson batangiraga kwirata cyane kuri rya tsinda ryitwa The Country kubera uburyo rwose basusurutsaga abantu cyane cyane ariko abakora muri ako gace. Nubwo hari abatangaga ibitaramo bifatanyije n'itsinda ry'abavandimwe nka Jackson 5, harimo rwose Michael Jackson, kubona amasezerano yo gukora umuziki n'itsinda ryiswe Motown byari bigoranye cyane. Ariko Ben Ashran we yafashe icyemezo gikomeye, yaretse aka kazi kugira ngo abe manager wabo w'igihe cyose, anabafasha guhura n'uwitwa Carl Michel. Kuva kuri James Carl Michel yatangira gukora na Country, umuziki wabo watangiye kumenyekana no gutera imbere cyane. Lionel ariko yatangiye kugira impungenge ko kariyeri ye itari ku murongo, kuko mu gihe cye reggae yo muri Jamaica yari irimo irazamuka cyane. Bamwe mu ba DJ bamusabye ko yahindura umuvuduko akajya mu njyana ya reggae, ariko Lionel yaje guhumurizwa n'umukozi w'icyumba cya radio wamwemereye kuzajya acuranga indirimbo ze z'igihe cyose igihe abishakiye kandi yanazisohoye. Ibi byanamuhaye icyizere, bimuha imbaraga zo gukomeza gukora ibyo yumvaga bimunyura mu mutima wiwe. Iri sezerano ryafashe cyane Lionel Richie, rimuha icyizere cyo gukomeza gukora umuziki ushingiye ku marangamutima ye, bituma avamo umuhanzi ukomeye uzwi ku isi yose. Nyuma rwose yo kurangiza amasomo ye mu bukungu muri Tucson Comdress, bashyize umukono ku masezerano n'itsinda ryiswe Motown Record. Lionel yari afite imyaka isaga 26 y'amavuko, yakoze ubukwe n'umukunzi bari baramenyanye muri kaminuza Brent Harvard.
ku itariki ya 18 Ukwakira 1975 nubwo yashatse ntabwo byigeze bimuza gukomeza gukora cyane umuziki kubera ko ni ibintu yakundaga. Mu 1978 itsinda ryabo ryashyize hanze indirimbo yabo ya mbere yageze ku mwanya wa mbere kuri Blue Band Hot 100 yitwa 3 Times Ready, indirimbo y'urukundo yanateje impinduka. Ry'Ubuzima yanditse ahanini akuye igitekerezo ku ijambo se yavugiye mu bukwe bwabo ndetse yifuzaga kuyihereza Frank Sinatra, ariko rwose umujyanama we James Michael yamusabye kuyikora n'itsinda rye mu 1979 bongera indi ndirimbo y'urukundo yitwa Stare, nayo ibona igikundiro. Ubanga bwa Lionel mu kuririmba indirimbo z'urukundo bwatumye Countries bamenyekana kurushaho mu ntangiriro zo kugeza hagati yo mu 1980. Lionel yagaruraga inkuba album y'ijya mbere yitwaga Can't Slow Down, yari indirimbo yitwa True yamuhesheje rwose Grammy. Indirimbo We Are The World yafatanyije na Michael Jackson nayo yanatsindiye Grammy. Yafatanyije na Diane Rose mu ndirimbo yitwa Address Dove yagurishijwe cyane ku isi. Yatsindiye igikombe cya Oscar kubera indirimbo yise Say You Say Me yanditse na filimi ya White Knight yakunzwe cyane. Indirimbo ze zizwi cyane ni Hero, nayo rwose yanatumye atsindira America Music Award. Ariko nyuma y'ibi bihe by'insinzi ibibazo byatangiye kuza bizana igitutu ubwamamare bwe. Ubuzima bwo hejuru ndetse rwose no guhemuka mu rukundo byatangiraga kugaragara. Urugo rwe na Brent Harvey rwatangiye kuzamo agatotsi. Lionel yatangiye kwinjira mu isi y'ibyamamare aho yamenyanye n'umubyinnyi n'umwanditsi witwa Diane Alexander yasimbuje Brenda. Diane Alexander ntiyatakaje igihe, yahise rwose akurura umutima w'uyu muhanzi w'ibitangaza mu buryo butangaje. Icyo gihe ibintu hagati ya Lionel na Brenda byari bitangiye kuzamuka no kuzamba cyane hagati yabo, nubwo Brenda yari yaramufashije rero mu buhanga bw'indirimbo ebyiri ze zakunzwe cyane nk'iyiswe Pain Love n'iyiswe n'ubundi You Are, ariko byose byatangiye gusenyuka. Mu birori byo gusoza imikino ya Olympique i Los Angeles mu 1984, Lionel yakoze igitaramo cy'indirimbo yiswe cyane yitwa All Night Long, yarebwe n'abantu basaga miliyari 2.600,000 ku isi yose kandi cyarimwe. Icyo gitaramo cyamuhesheje urukundo rwa benshi, ariko kuri Diane Alexander wari umwe mu babyinnyi ku rubyiniriro icyo gihe ntabwo byari bihagije. We yashakaga Lionel ubwe. Lionel yaje gutwarwa n'iryo terambere maze Diane atangira kumarana igihe kinini bari kumwe. Bombi batangiraga kuvuga ko bari gukorana ku mbyino nshya no ku myambaro mishya yo kwambara ku bitaramo bya Lionel, ariko ayo magambo yabaye urwitwazo rwo gushinga ubusambanyi no kuwisha n'uburiganya Lionel yakoreraga umugore we. Birumvikana ibintu byari bitangiye guca ibindi bintu hagati y'umugore we n'uwo nakita inshoreke. Umunsi umwe Diana yabeshye cyane ko yasize ubutumwa kuri laptop bw'iwabo kuri Reba, avuga ko Lionel agomba rwose kujya kumusanga. Ubwo butumwa bwahaye Brenda Have ibimenyetso yifuzaga. Yese ajya ku nzu ya Diana i Beverly Hills yihinduye nk'ukora muri room service. Diana akimukingurira Brenda yese rwose abona ibintu byose byari bikekwa ko barimo baramuca inyuma. Habaye gukubitana gukomeye bituma Brenda atabwa muri yombi ashinzwe ibyaha birimo gukubita uwo bashakanye no kwigomeka kuri polisi, kwangiza ibintu no gutera umutekano muke. Yarekuwe amaze gutanga ingwate yasaga $500,000 by'amadolari. Iyo saga yabaye iherezo ry'urugo rwabo. Bidatinze Brenda Lionel batangiye gukundana mu buryo bwemewe n'amategeko kwa 21 Ukuboza 1995. Nyuma y'imyaka 18 bari bamaze rwose babana mu buryo bwemewe. Divorce yabo yararangijwe burundu. Nyuma yaho gato y'iyo divorce, Lionel yafashe icyemezo cyo gushakana na Diane Alexander wari umwanditsi n'umubyinnyi bari bafatanye mu busambanyi cyangwa se mu bikorwa byo kwishimisha uko bari bombi. Ariko mu gihe ibyo byose byabiraga mu buzima bwe, se Brockman Richie yarageze rwose mu minsi ya nyuma yatumije Lionel ngo amuherekeze ku isuzuma ry'ubuzima kwa muganga. Iryo suzuma ryatumye Lionel yumva ko igihe kigeze cyo kugaruka mu rugo agafasha umubyeyi w'imyaka iri hejuru. Nyuma gato ariko se yitabye Imana mu 1990. Bituma Lionel ajya muri depression ikomeye, nubwo kandi ari mu bihe bikomeye ntabwo yacitse intege. Yafashe icyemezo cyo gusohora album Back to Front ku ya 5 Gicurasi 1992. Iyi album yari mu buryo bwo guhangana n'agahinda no kuguma mu muziki. Yari igizwe n'indirimbo zakunzwe cyane mu bihe byashize, byiyongeremo eshatu nshya iyo yise My Destiny Love, Our Love na Don't Eat Me. Ku itariki ya 27 Gicurasi 1994, Lionel yakiriye umwana w'umuhungu witwa Millions. Lionel yavuze ko ivuka rya Millions rya nk'izuba rirashe inyuma y'igihe kirekire ry'icuraburindi. Avuga ko abana be Nico na Mary aribo rwose bamukuye mu mwijima bamushyikiriza kongera kugaruka mu buzima no kwibaka, nko kumva ko hari mu buzima bufite ubuzima kandi bufite agaciro. Uwo mwana w'umukobwa witwa Sophia Richie, mushiki wa Mary,
yavutse ku itariki ya 24 Kanama 1998, ariko n'ubundi urugo rwe rwa kabiri ntabwo rwigeze ruhagarara neza kubera ko muri 2003 Line yatandukanye n'uwari umugore wa kabiri Diar Alexander, bityo urugo rwabo narwo rukirwa iherezo ku mugaragaro. Ariko muri uwo mwaka wa 2003 ku isabukuru y'imyaka 54 y'amavuko, Line yahawe impano idasanzwe yasizwe ku rutonde rw'abafite Hollywood Walk of Fame. Icyo cyapa cyanasizwe ku muhanda wa Hollywood hafi rwose na Camden. Muri icyo gihe Line yari gutunganya Just For You album ye ya karindwi yagiye hanze mu Bwongereza tariki ya 8 Werurwe 2004, isohowe na Island Record. Line yavuze ko byamwereye gukina iyo album kubera ko yayikoreye ubwe. Iyo album yari irimo imikoranire n'abandi bahanzi nka Ren Carvey na Diana, nubwo rwose yakiriwe mu buryo butandukanye. Byarangiye igurishijwe kopi zirenga 100,000 mu Bwongereza, ishyirwa ku rwego rwa Gold n'ishyirahamwe rya Butavugwa. Ikindi gihe cy'ingenzi cyane muri 2006 ubwo Line yasuraga album ye ya 8 yitwaga Coming Home ku itariki ya 12 Nzeri. Iyo album yabaye iya mbere rwose mu myaka irenga 10, yahise inagera ku mwanya wa 6 kuri Billboard 200. Line yakoze urugendo rwo kwamamaza cyane iyo album, ajya no mu bitaramo bito mu mijyi itandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byose bigamije kugarura ubwamamare bwe. Indirimbo yiswe I Call It Love yo kuri iyo album yaje rwose kuba iya mbere ku rutonde rwa Billboard, bituma Line ahabwa umwanya wo kuririmba muri Grammy Award ya 2007. Ibitaramo byo muri 2007 byarimo indirimbo ze zakunzwe cyane kuva yatangira kuririmba, akazivanga n'izo yahimbye yageze ku rwego rwo hejuru, ndetse n'izo yakoze akiri muri rya tsinda ryitwa Countess. Mu myaka yakurikiyeho Line yasubiye muri studio gutunganya album ye ya cyenda yise Just Go, yasohowe ku itariki ya 10 Werurwe 2009 mu Bwongereza. Iyi album yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki. Umwanditsi witwa Ann Carman n'itsinda ryitwa All Music bavuze ko kumenyekanisha umuhanzi w'imyaka 60 ufite indirimbo nshya mu rubyiruko atari ibintu byoroshye, ariko abakunzi ba Line barazikundaga ku bwinshi cyane. Just Go yaje kugera ku mwanya wa 24 kuri Billboard 200 muri Amerika no ku mwanya wa 9 ku rutonde rwa R&B Hip Hop. Iyo album yabaye ya gatanu Line yageze mu mwanya wa 10 wa mbere muri urwo rwego. Yagurishije kopi zirenga 95,000 muri Amerika. Indirimbo zayo nyinshi zakozwe na Line afatanyije na Trick Streeter cyangwa se Straight Get, abaraperi rwose b'abanya-Norvège David Frost na John Elbach, ndetse rwose na Akon Covid. Muri 2010 Line yakomeje kwibuka byinshi. John Madden wo mu itsinda rya Good Charlotte yari yarashakanye n'umukobwa we wa mbere wa Line, Lionel Richie, ku itariki ya 11 Ukuboza 2010. Ibyo byose byerekanye ko ubuzima bwa Line bwuzuye ibyishimo n'ibikomere, urugendo rurerure ariko kandi n'insinzi y'umuhanzi yahindutse intangarugero. Ahamya ko umuntu ashobora kugwa ariko akongera akabyuka, agahagarara gitwari kandi agakomeza gutanga ibihangano bishimisha imitima y'abantu ku isi yose. Lionel Richie na Diar Alexander basezeranye imbere y'abatumirwa bagera ku 130 barimo inshuti zabo hafi n'abagize imiryango yabo. Byose byabereye mu rugo rwa Line i Los Angeles. Nyuma y'ikiruhuko gito yari yarafashe mu muziki, kwa 5 Werurwe 2012 Line yongeye gutungurana anatungura abafana be, asohora album ya Gang yagaragaje intsinzi itari yitezwe. Iyo album yariho indirimbo 13 zakunzwe cyane, ariko none yasubiyemo n'abahanzi b'ibyamamare mu njyana country na Jennifer Natre, Jason Aldean, Tim McGraw, Black Shelton, Darius Luke na Shania Twain na Ken Loach na Will Nelson n'abandi benshi cyane. Iyi album Gang yahise inagira ku mwanya wa 2 ku rutonde rwa Billboard 200 muri Amerika, nyuma gato ya album yitwa MDN cyangwa se Madonna yasohotse muri 2012. Mu cyumweru cya mbere gusa Gang yari yagurishije kopi zaga 1,990. Iba ari cyo cyumweru Lionel Richie yagurishije album nyinshi kurusha ibindi bihe byose. Mu cyumweru cyakurikiyeho yongeye kugurisha kopi zaga 95,000, ariko igwa ku mwanya wa 4 mu cyumweru cya gatatu kwa gatatu Gicurasi 2012, ubwo album ye yari imaze kugera kuri miliyoni yagurishijwe muri Amerika, yemejwe ku rwego rwa Platinum n'ishyirahamwe rya LR. Biratangaje kubona ko nubwo Line yatangiye umuziki mu 1967, uyu muhanzi wa soul na R&B wakuriye muri Motown yari gukurikira abahanzi rwose bato nyuma y'imyaka irenga 50 akora. Line ni umunyabiga utangaje. Mu mwaka wa 2016 yatangije urukurikirane rw'ibikoresho byo mu rugo yise Lionel Richie Home. Ibi bikoresho birimo amasahani y'icyatsi cyangwa se porcelain idabona amafoto bigaragara neza, byose bigenewe guha abantu uburyo bwiza. Ibi bikoresho by'ubuzima bugezweho byari bigamije gusangiza abantu uburyo abaye akantu ku kandi, uburyo abaye igice cy'ubuzima bwe. Hagati aho
mu gihe America Idol yari igiye gutangira season yayo ya 16 kuwa 11 Werurwe 2018 kuri IBS Television Network. Lion Secret muri 2019 Rihanna yamenyesheje ko agiye gutangiza urukurikirane rwa platform ye yitwa Haim na Hia by Seher by Lionel Richie. Iyi platform yakozwe n'umuhanga w'umufaransa witwa Darbaglish, umuntu rwose wari usanzwe waruzwe nk'umuyobozi w'indirimbo nziza nka Mon Paris na Yves Saint Leroy. Uko yagendaga yinjira mu zabukuru, Rihanna yatangiye kugabanya umuvuduko, ahitamo kubaho ubuzima butuje, agira ibanga ibintu bye byinshi. Kuri ubu ari mu rukundo n'umukobwa w'imyaka 30 witwa Louise Paris. Bari bamaze gukundana kuva muri 2014 ariko bakabigira ibanga. Liza yakuriye mu Busuwisi, hakorera nk'umunyamideli, akaba rwose anayobora blog y'ubuzima yise Dream Design Discover. Ubu n'ubuzima bw'iki cyamamare Lionel Richie, kandi tuzanakomeza kubagezaho amakuru mashya aho azajya rwose ashyirwa hanze n'ibindi bikorwa byahindura abantu. Tubwira ibitekerezo byawe ndetse utubwire undi muhanzi cyangwa se icyamamare wifuza ko twakurikirana ubuzima bwe. Niba wahankundiye iyi video kandi wifuza kubona izindi nk'izi, nyamuneka kora kuri like, unarebe uburyo wakora subscribe kuko bidufasha gukomeza gukura no kugira kuri benshi. Murakoze cyane, kandi tuzakomeza kubana mu bice bikurikira by'inkuru zacu. Nakagaruka, turabizi murabikunda kandi tuzabagezaho byinshi muri ibi. Turabashimiye cyane inshuti z'ubwenge.